wawe tuguwe neza mu nzu yawe ngwinubane natwe Mwuka Wera mwigisha mwiza tubiziranyeho ko nta kintu nabona naho abakozi bawe bakomeye ariko uragifite nabishimye ko bigenda gutya ndakwinginze kugira ngo udutoranyirize ibikwiriye bifite icyo byatumarira ingo zacu zikarushaho kuzuramo umunezero tugakomezwa dore hano mwami duhagarariye abandi bantu benshi dushumbye abagore n'abagabo dushumbye abatoya n'abakuze dushumbye bataratangira urugendo rw'ubushako dushumbye abakomeretse abababaye yewe turakwinginze kugira ngo mwami ntibube kwiga gusa ahubwo dusukune amavuta yawe imbaraga zawe zitubeho kugira ngo dutume utwubake twebwe ubwacu twubakike nurangiza dutume kubaka abo bose mwami bashenjaguritse kubaka abo bose muri iki gihugu divorce zirimo zikuba imibare iteye ubwoba twekipe mwami w'abantu duha amavuta duha imbaraga udutumane n'umwuka wawe tugira abo twubaka urakoze rero icyubahiro cyose n'ikibugarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen umwami Yesu abahe umugisha mwakoze nongeye gushima Imana kubw'umutware wanjye nkuko nabivuze ntabwo ari umupasiteri ni umukristo akaba n'umuntu wikorera ni umucuruzi kwemera gutanga uyu mwanya yazindutse cyane kuko yari i Karongi yazindutse mu gitondo cya kare yemera kuza yari afite n'akazi kenshi n'ibintu by'imisoro bya Rwanda Revenue rero Imana iguhe umugisha utware mwiza Haleluya urumva nyine iyo turi kumwe numva ashyigikiwe numva nkomeye numva amavuta atemba yihuta ikindi ntabwo nyine ubwo nababeshya kandi ahari ibyo mvuga biraba nyine ari uko nguko reka tuganire teme yacu iravuga ngo ni urukundo rudasaza ijambo ry'Imana baduhaye byari mu Migani 27 murongo wa 6 urukundo rudasaza biraryoshye kubibamo ni igitangaza tugeze amahirwe tukabibamo muri urukundo rudasaza Imigani 27:6 haravuga ngo ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri ariko umwanzi asomana akabya ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri nigiye imbere ho gatoya ndeba no muri Bibiliya ijambo ry'Imana wenda murajya mwandika uko mfite ibyanditswe byinshi kugira ngo twe gutinda muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo inshuti nyakuri ni gukosora inshuti nyakuri ni gukosora ndibaza ko aka gace ka mbere ko katureba inshuti nyakuri ni gukosora nyamara umwanzi akagusoma akabza Bibiliya rero yavuze ngo ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo inshuti nyakuri ni gukosora hari irindi jambo ry'Imana nifuza ko tubihuza riri mu Migani 27 murongo wa 6 haravuga ngo nanone ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana Imigani 27:6 haravuga ngo inshuti nyakuri uhishira igicumuro katanze muri Bibiliya yera Imigani 17:9 uhishira igicumuro abashaka urukundo ariko yozaho urutoto atandukanye inshuti z'amagara Bibiliya ijambo ry'Imana impamvu nyikunda ibamo ikinyarwanda cyoroshye murabizi ko n'ibindi bitabo tutemera ariko ibamo ikinyarwanda cyoroshye Imigani 17:9 muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo ushaka umubano yirengagiza amakosa ushaka umubano yirengagiza amakosa tekereza ko Bibiliya yabivuzeho turahuza dute rero aya magambo yombi abantu bari bakumburanye nyine nta kundi reka duhoberane hanyuma dukomeze twitonde nyine nubwo turi abantu bakuru twitonde tumere nk'abari mu ishuri turahuza dute iyi mirongo yombi hahandi hatubwiye ngo inshuti nyakuri ni gukosora hepfo gatoya ku Migani 17:9 akongera akatubwira ngo ushaka umubano yirengagiza amakosa inshuti nyakuri iragukosora bakongera akatubwira ngo ushaka umubano yirengagiza amakosa arakosora gute kandi agomba kugira ibyo yirengagiza ese nabyihorera ntacyo ari bube yishe reka tugendane muri ubwo buryo ibi bintu tubihuje zombi inshuti nyakuri iragukosora
hanyuma hakongera kuvuga ngo ushaka umubano yirengagiza amakosa. Ahangaha icyo twabona, iyo tugize amahirwe umugabo n'umugore bombi bakaba bagamije kubaka, bakaba bagamije guhana umunezero. Uyu munsi hari ingo ziba zihagaze ku kaguru kamwe, umwe akaba bishaka bishyizemo imbaraga, undi atabyitayeho. Biravuna, bivuna uwo ngurimo kugerageza kubikora, bituma agubwa nabi, yewe nawe wundi usa nk'aho atabishaka nawe ntabwo aryoherwa. Ni ukuvuga ngo baravunika, ruba urugo rutarimo umunezero. Iyo tugize amahirwe rero tukabona abantu bombi, umugore n'umugabo bombi babishaka, kandi natekereza ko ubwo turi hano twese turabishaka, nta muntu utakibishaka ujya mu nyigisho nk'izi ngizi baba barazivuyeho. Aravuga ati baratwigisha iki, baratubwira ibiki, ibyo bintu ntacyo bivuze. Ubwo turi hano rero twembi n'abagore bacu n'abagabo bacu n'abataje, nuko bagize inshingano, nuko twembi tubishaka. Iyo rero duhuje iyi mirongo yombi, haleluya, inshuti nyakuri iragukosora, bakongera kuvuga ngo umuntu yashaka umubano agira ibyo yirengagiza. Kugira ngo tubihuze byombi bikunde, ni ukuvuga ngo twese nk'abantu tugira amakosa. Ese ugira ikosa? Ese hari ibyo udakora neza? Biratworohera mu bashakanye rimwe na rimwe gushinjanya, gutunga urutoki, impamvu ibintu bitameze neza no ko umugore wanjye ameze gutya, impamvu bitameze neza no ko umugabo wanjye ameze gutya. Ariko twese twisuzumye tugira amakosa. Bivuga ngo hari ibintu bituzuye biri muri twebwe, hari ibintu bituzuye bikurimo, hari ibiri mu mugabo wawe, hari ibiri mu mugore wawe. Uyu muntu rero wemera kutubera inshuti y'ukuri udukosora kugira ngo bikore neza, akosorera mu rukundo. Burya hari ugukosora gukomeretsa, kwari kwiza kwari ugukosora, kwari ukubwira umuntu ibyo adakora neza, ariko ukuntu gukosora gusesereza ukuntu gukomeretsa wa wundi urimo akosorwa. Niyo mpamvu ya murongo nifuza ko twavugaho uvuga ngo ushaka umubano yirengagiza amakosa. Uwo mugabo wawe n'uwo mugore wawe uragize amahirwe yo kumara imyaka myinshi, itari byo byose hari ibintu wihanganiye, na n'uyu munsi ukihanganira. Siko bimeze se? Twese ntituri abamarayika, uretse ko Bibiliya yatubwiye ngo n'abamarayika bayibabonamo iki? Amafuti. Niba ubona amafuti mu bamarayika, wowe nanjye ntituzatuburamo amafuti. Byanze bikunze hari ibintu umugabo wanjye azihanganira muri njyewe, byanze bikunze hari ibyo nzihanganira muri we. Ndakosoza urukundo, ibikosoreka bikosoreke, arankosoza urukundo, ibikosoreka bikosoreke, ariko ibidakosoreka ndabyihanganira. Mufite ibintu mwihanganira se? Nta nubwo ari bibi, bijya biba biryari iyo pourcentage yo kwihangana izamutse cyane. Reka twibwire twebwe ubwacu turi ahangaha, kuba tukibana tutaratandukanye, kuba mukibana mutaratandukanye, ntabwo bivuga ko urugo rwabahiriye 100%. Muranyemera mvugisha ukuri kose? Kuba mukiri kumwe mutaratandukanye ntibivuga ko ibintu byose byabahiriye 100%. Abashumba rero bo dufite n'umwihariko, hari izubakwa kubw'impamvu z'umuhamagaro. Turabeshya se? Kubw'impamvu z'umuhamagaro ukavuga uti tuzagumana hanyine, ariko turabihiwe. Ariko kugira ngo itorero ridasenyuka, kugira ngo batatuvuga ngo iki na gutya, ingo zigakomeza zikabaho zitariho. Kuba rero abashakanye bakiri kumwe ntibivuga ko byabahiriye 100%. Abagerageje bahiriye nko muri 80%. Kagace ka 20 gasigara nako kwihanganira mugenzi we. Buryo bimeze gutyo ntacyo biba bitwaye. Iyo 80% ari umunezero, 20 ikaba yo kwihangana, ntacyo biba bitwaye. Bigitwara ryari iyo byacuramye. Umunezero wawe 20%, kwihangana kwawe kangahe? 80%. Barabihiwe, baravunitse. Nk'abantu bakuru turimo tuganira, twese turabizi ko tugomba kwihanganiramo. Gerageza gufasha mugenzi wawe kugira ngo akwihanganire ka 20%. 80 ibyo kuryoherwa no kunezerwa. Siko bimeze? Twese tubigiremo uruhare. Ariko mugenzi wawe nakwihanganira 80%, umunezero n'uburyo bikaba 20%, azavunika, azasaza imburagihe, amavuta y'iteka azakama, umurimo w'Imana uzamunanira. Buriya kuryoherwa mu rushako bituma tuba banini simvuga banini mu mubyibuho, uretse ko no mu mubyibuho nabyo byatuyobotse, ariko icyo mvuga ni banini mu mihamagaro. Turaguka tukagera kure iyo mu rushako bimeze neza, iyo dushyigikiwe, impano zihise muri twebwe zirabyuka zikagaragara, amavuta y'Uwiteka agatemba, tugakorana n'Imana ibintu bihambaye. Iyo dutsikamiwe tugarukira bugufi,
Nuvuga muri wowe niba hari harimo imihamagaro izagera ku isi yose, hari harimo umurimo izagera hirya no hino, ushobora kugarukira muri sekiteri ya Nyarugunga kandi atari Imana yera kugeneye. Simvuga kugarukira muri sekiteri ya Nyarugunga ari bibi, kuko Imana igenda ibyo bitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Igihe Imana izaza kudushima ituvuga ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bikeya yagabirwa n'ibindi byinshi, hari abazaba barakwiriye isi yose, hari n'abazaba barabwirije abantu 5 tukagororerwa kimwe bitewe n'ikimana yadushyiriyeho. Ibyo si cyo kibazo, ariko navugaga ko umuntu ufite umunezero mwinshi mu rugo azatumagizwa n'Imana kure, azagera kure. Kandi si muri imihamagaro gusa, no mu buzima busanzwe, yaba acuruza, yaba ari umukozi mu kigo cya leta, yaba ari he, potential zimubitsemo, imbaraga zimubitsemo zizagera kure kubera ko ashyigikiwe. Imana yacu tugire neza. Iki gihe duhagazemo ubucuti bwaratokowe. Gutokorwa murabizi ko n'umwanda utakara mu kintu cyiza nko mu mata. Tumite nivuga ngo urukundo rudasaza, ariko twiyitegereje igihe duhagazemo ubucuti bw'abashakanye, umugore n'umugabo, ubucuti bwagiye butokorwa, bwagiye bugwamo ibintu bibwanduza. Nkuko wafata amata ukanabagamo akantu k'umukara. Ubucuti bwatokowe rero burabiha kandi buravuna. Imana yacu dutabare. Urukundo rudasaza turimo tuvuga kenshi rwagiye rwinjiramo kidobya. Kidobya murayizi? Ubucuti bwose aho buva bukagera kugira ngo abantu bashobore gukundana iteka cyangwa se gukundana igihe kirekire, buri bucuti bugira kondisiyo, bugira amategeko abugenga. Umuntu akavuga ati ibi ngibi nibyo nsabwa kugira ngo nkomeze kumera gutya. Na Yesu wadukunze kugira ngo tumubere inshuti yashyizeho kondisiyo. Muri Yohana 15:14 haravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Dushobora kuba abana be twamwizeye, dushobora kuba abantu be ku bantu bataramwizera, n'abantu yaremye, ariko aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu adakoze ibyo Yesu amutegeka ntabwo aba ari inshuti. Ashobora kuba umushumba, ashobora kuba umuvugabutumwa w'igitangaza, ariko atari inshuti ya Yesu. Ubucuti bwose rero, yewe n'ubwa y'Imana idukunda nta kondisiyo nk'uko tujya tuvuga, nabwo bufite kondisiyo. Iravuga ngo murabe inshuti zanjye nimukora ibyo mbategetse. Hagati y'abashakanye si ugutegekana, ni ugukundana, ni ugufashanya n'ibindi n'ibindi. Ariko iyo umuntu akomeje gukora ibibabaza mugenzi we, ubucuti buratokorwa. Nubwo yaba yuzuye umwuka wera nk'uko tuwuzuye, nubwo yaba avuga mu ndimi, afite amavuta y'Imana atemba ku buzima bwe menshi cyane, iyo mugenzi we akomeje kumuhemukira, ubucuti buratokorwa, arabihirwa. Amavuta y'Imana agira hano ku gatuti ntabwo ari bumubuze kubihirwa n'urugo rutagenze neza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akomeje kukubabaza, iyo umugore akomeje kubabaza umugabo we, iyo umugabo akora ibintu bibabaza umugore we, bwa bucuti bwanze bikunze buzatokorwa. Siko bimeze. Umuntu asigara yihangana kubw'imbaraga z'umwuka wera n'ubuntu bw'Imana, ariko ubucuti bwaratokowe. Kandi ikintu kibabaje ni uko iyo ubucuti butokowe kubusana biragorana. Bitandukanye nuko amazi yanjye yatokorwa bakamena bagahita bampa ayandi, ubucuti bwo buragorana kuko ubucuti buzirikiye ku cyizere. Ni icyizere mwagiranye n'uwo mwashakanye. Igihe umutoranya mu mamiliyoni y'abandi bakobwa akakwemera mu mamiliyoni y'abandi bagabo, hari igihango mwahise mugirana. Iki gihango rero iyo gitokowe, ya percentage yo kwihanganirana iva kuri ya 20 cyangwa ya 10 cyangwa ya 0% ikazamuka ikaba nyinshi, kuko ubuhemu uzagira uwo mwashakanye azakubabarira nk'umukristo, ariko ntimuzasibika mu bwenge. Burasibika? Ujya gusibika? Ntaho bucya. Urabugumana ukabukora mu murimo w'Imana mu mutwe gukirimo. Imana yacu tugirire neza. Imigani 17:17 agace ka A karavuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana bakavuga ngo inshuti nyakuri nihorana urukundo. Inshuti zikundana ibihe byose, inshuti nyakuri nihorana urukundo. Teme yacu aravuga ngo ni urukundo rudasaza. Kugira ngo urwo rukundo rube rudasaza, rurasabwa ko abantu bombi babigiramo uruhare, umugore n'umugabo babigiramo uruhare, bakabigira ibizabo. Niba nariyemeje kugukunda, ningereke yo kuzagukunda iteka, ninziyemeze mu mutima wanjye. Ukeneye kubera umugore wawe
kubera umugabo wawe inkoramutima. Hari umuntu unyumva abakozi b'Imana? Umugore wawe ukamubera inkoramutima, umugabo wawe ukamubera inkoramutima. Inkoramutima ni iki? Ni umuntu utapfa gusimbura, ni umuntu ukora ku bice byose bikugize. Ntabwo gufasha mu murimo w'Imana gusa ku gatuti, ngo mu rugo ntagufashe, mu bukungu ntagufashe, mu marangamutima ntagufashe, mu gitanda ntagufashe, mu mirimo isanzwe ntagufashe. Inkoramutima ni umuntu ugera ku duce twose tugize umuntu, akakunyura ahantu hose, akagushyigikira ahantu hose, kugira ngo tubashe kugira urukundo rudasaza. Nuko uwo mugore wawe yakubera inkoramutima, nuko uwo mugabo wawe yakubera inkoramutima, impande zombi zikabiharanira. Amen. Muri Yesaya igice cya 43:4 ubundi n'Imana itubwira, ariko tugiye kubigarura hagati y'umugore n'umugabo. Yesaya 43:4 harambwira ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Kuko wambereye inkoramutima nzatanga, ntacyo nzakwima. Imana yashishimye. Haleluya. Uwo mugore wawe n'umubere inkoramutima azakwiha wese. Uwo mugabo wawe wa mugore we n'umubere inkoramutima atazakwiha. Iri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko wambereye inkoramutima byatumye ntanga ingabo nyinshi zikaba zapfa ku bwawe. Inkoramutima ntacyo yima uworereyeyo. Haleluya. N'umubere inkoramutima ntacyo azakwima, azakwiha wese. Imana ivuga ngo wese, turaza kubigarukaho hepfo. Hari igihe umuntu aguha igice cye cy'ubuzima bwe, aguha igice kimwe, ntakwihe wese. Reka tuvuge ku bagabo kenshi nibo bagira amafaranga, n'ubwo uyu munsi n'abagore basigaye bagira amafaranga, basigaye bakora, ariko umuntu ashobora kuguha ubutunzi bwe, ariko amarangamutima ye ntayaguhe. Akakwiha mu mafaranga, ariko emotions ze ntaziguhe. Mushobora kuba muri kumwe, mubanye, muganira, ahari mu buryo bugaragara, ariko amarangamutima ye yajyanye ahandi, ahari adahari mu yandi magambo. Rero iyo wabereye umuntu inkoramutima akwiha wese, nta gice na kimwe asiga hanze. Reka twibaze iki kibazo. Ese uri kwizerwa mu buryo bwose ku mugabo wawe? Ese uri kwizerwa mu buryo bwose ku mugore wawe, ku buryo yaguhindura umuntu w'inkoramutima atagira ikintu na kimwe yiba, akwimana ko wamubera? Muvuga muri ubu buryo kugira ngo nguhindure inkoramutima yanjye, mba naragize umwanya wo kukwitegereza, nkareba kuko niba uri umwizerwa, nkareba ibice byose bikugize, nkakureba utunze, nkareba ukomeza kuba umwizerwa, nkakureba ukennye, nkareba ukomeza kuba umwizerwa, nkakureba wabyaye cyangwa twatinze kubyara, nkakureba mu bihe byose, nkakureba wenda mbe ndi umugabo uyu mwanya, nkakureba umugore wanjye, nkakwitegereza uri mu bandi bagabo, uri mu bandi basore, nkakureba ukomeza kuba umwizerwa no ku rundi ruhande rutyo. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntabwo umuntu ajya kwiyemeza ko undi muntu amubereye inkoramutima atagize umwanya wo kumwitegereza no kumutindaho. Haleluya. None nongere mubaze, urabona uri kwizerwa uri umugabo wawe yagufata nk'inkoramutima ye? Wa wundi ahamagara mu bambere yagize ikibazo, wa wundi abwira ibintu byose nta banga yisigarije, wa wundi adatinya kubwira umutungo we. Hari abagabo batinya kubwira abagore babo umutungo kuko abagore bahita bagwa bawusesagura, ariko ntabwo bari muri twebwe. Umuntu rero wemera kugera kuri urwo rwego, usanga yakwitegereje agasanga uri kwizerwa. Imana yacu tugire neza. Ese icyo cyizere uragikwiriye? Ukwiye icyizere mu butunzi, mu bukungu bakwizera, ukaba umuntu ubika amafaranga, ukaba umuntu yakoresha neza, ukabigarura ntacyo byangiritseho. Ese waba umwizerwa mu kubitswa amabanga? Reka twivugire nk'abashumba. Abashumba b'abagabo akenshi bashobora kutabwira, ni kuvuga kenshi kutabwira umugore we ikintu runaka kuko abona umugore atazabasha kugiceceka. Abagabo ngira ngo ntibavuga menshi, ntabwo twabibashyiraho.
Imana yacu tugire neza. Ese wowe umwizerwa ku buryo umugabo we yakubitse buri kimwe cyose adafite impungenge ko azagisanga mu itorero, ko azagisanga hanze? Ese uri umwizerwa ku buryo yakumaramo amarangamutima ye yose ejo ntuzamutenguhe? Haleluya. Ese uru rukundo rugashira birashoboka ko abantu barugeraho? Yego, birashoboka ko abantu barugeraho. Igihe umugore wawe yakubereye inkoramutima, igihe umugabo yakubereye inkoramutima, biremewe ko wamwiha mu buryo bwose. Niryo yari umuntu atangira kwifatafata no kutiha umuntu mu buryo bwose. Igihe nagusutsemo amarangamutima yanjye yose, numva nkwizeye nk'umuntu utazigera umpemukira, bwacyo ukampemukira, ya marangamutima yanjye arababazwa, ndahita nifata, nzajya ngukunda, nguhe umubiri wanjye, nguhe ubwenge bwanjye, ariko amarangamutima ndayagumana kuko ntashaka kuzongera kubabazwa. Yarakwizeye aguha byose n'amarangamutima ye, bukeye urababaza. Imana yacu tugire neza. Turibaza ngo urukundo ni iki? Iyo urebye kuri internet, iyo urebye ahantu hatandukanye, urukundo baravugaho mu buryo butandukanye. Turaruzi rwo muri Bibiliya, rwihanganira byose, rubabarira byose, n'ibindi, ariko reka mvuga mu magambo asanzwe. Baravuga ngo urukundo ni urusobe, ni imvange y'amarangamutima n'ibyiyumviro, ariko bikagerekaho n'uburyo nitwara. Umuntu ashobora kumbwira ngo aragukunda, ariko imyitwarire ye ikakwereka ko atagukunda. Siko bimeze. Urukundo rero rujyanamo n'ibyo byose. Ndashyiramo amarangamutima n'ibyiyumviro n'ibikorwa byanjye, birabigaragaza ko kuko nkunda uwo muntu. Ibi bintu bishoboka ryari? Bishoboka nyine habonetse abantu babiri biyemeje, bari committed to each other. Navuga umugabo ari committed umugore we, umugore ari committed ku mugabo we, yiyemeje kuba uwo muntu, nawe yiyemeje kuba uwe mu buryo buhoraho. Aba bantu rero bombi, umugore n'umugabo, iyo ari umwe utanga urukundo undi atarutanga mu buryo buhagije, ntabwo baryoherwa. Utanga gake ntaryoherwa, n'utanga rwinshi rutamugarukira ntabwo aryoherwa. Azakomeza gukunda, wenda aproviding ibyo agomba gutungisha urugo, wenda aganduke niba ari umugore, ariko azaba umuntu wakomeretse, ntabwo azaba abasha kubikora uko bikwiriye. Azaba umuntu uri muri urwo rugo ariko abihiwe. Nta kintu kibi nko kugira umugore wabihiwe mu rugo, nta kintu kibi nko kugira umugabo wabihiwe. None turi abakozi b'Imana. Ushobora gutinda mu rusengero, agatinda mu ivugabutumwa, agatinda mu biterane hirya no hino, atari ishyaka ry'umurimo gusa, ari ukugira ngo waruhutse madamu ho gatoye. Murumva atari bibi? Imana yacu dutabare. Uyu muntu w'umugore n'umugabo agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'igice cy'umwuka turakizi, agizwe n'igice cy'amarangamutima, ahandi tuvuga ngo ni mu bugingo, agizwe n'igice cy'umubiri gifatika. Nuvuga ngo uyu mugore n'umugabo bagiye gushaka kubaka urukundo ruhoraho, bagizwe n'umwuka, bagizwe n'ubugingo, bagizwe n'umubiri. Kugira ngo rero bazagire urukundo ruhoraho, nuko ibice byose babitanga muri urwo rukundo, ntibatange kimwe. Rya jambo ry'Imana riba mu rwandiko Pawulo cy'Abatesalonike, igice cya 5:23, haravuga ngo Imana y'amahoro tweze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazaba mu mugabo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Kugira ngo tugire urukundo rudasaza, nuko wowe mwashakanye buri muntu azane buri gice, umwuka ukaba ubirimo, ubugingo bwe buhari n'umubiri uhari. Hari igihe nk'abakozi b'Imana tuzana igice kimwe, tukazana icy'umwuka, byose tukabisengera. Kavuga ati umugore wanjye ndamusengera, umugabo wanjye ndamusengera, ndara mu ishyamba musengera, ndara ku gatuti musengera, ariko igice cy'umubiri yagishaka akakibura. Igice cy'amarangamutima kimubwira ko mukunda, kimubwira ko ari uwa mbere, kimubwira ko ari igitangaza, yagishaka akakibura. Kandi uyu muntu yagombaga kubyinjiramo n'ibice bye byose kugira ngo urugo ruryoshye. Reka duhere ku gice cy'umwuka. Ibi bice byose bigira ingorane zabyo, niba ariko navuga, zatuma uru rukundo rudasaza dushaka tutarubona. Mu mwuka wacu ni hehe? Ni ahantu dusabanira n'Imana, twese turabizi. Ahantu dusabanira n'Imana hajya hapfa, hicwa n'iki? Hicwa na kamere y'icyaha, n'ibyo turabizi nk'abashumba. Umwuka wacu tuzahitamo gusabana n'Imana cyangwa se kujya kure y'Imana biciye muri kamere y'icyaha. Mu mwuka rero w'umuntu hashobora gupfa, hishwe na kamere y'icyaha. Hazurwa n'iki? hazurwa no kugarukira Imana mu kuri. Reka
ntinyuka kuvuga n'iki n'iki, kuba dufite imirimo y'Imana si garanti, si igihamya 100% ko umuntu yagarukiye Imana 100%. namwe murabyemera gutyo? kuba tuyoboye imirimo y'Imana si igihamya ko ubusabane bwacu n'Imana bumeze neza 100%. ntimuvuze se abashumba b'abapagani, ntimuzi ba pasiteri se b'abapagani. iryo jambo ry'Imana none riteye ubwoba rivuga ngo mva imbere sinigeze kukumenya. uwo muntu agasubiza ngo ariko ngo narahanuraga mu izina ryawe. uriya muntu wahanuraga mu izina ry'Imana se yari umuntu woroheje? yari umukozi w'Imana ukomeye, kuko Yesu yigeze amugaya ko yahanuye iby'ibinyoma. ni ukuvuga ngo yari afite impano nzima y'ubuhanuzi. icyo amugaya ni ikindi, ariko impano ntabwo yazimugaye, kuko yaramubwiye ngo narahanuraga mu izina ryawe. Yesu yambwira ngo hanuye ibinyoma, ariko agiye mu bajya ku ruhande. rero kuba tuyobora imirimo y'Imana si garanti, si igihamya ko ubusabane bwacu n'Imana butapfa. uyu muntu w'umwuka rero ikintu kimuzura akamera neza ni uko ubusabane bwe n'Imana bwongera bugasanwa neza. kwangirika kw'iki gice cy'umwuka bigira ingaruka zikomeye ku rugo, kandi Satani arahatera cyane, atera igice cyawe cy'umwuka. ntabwo uzashobora gukunda umugore wawe, gukunda umugabo wawe urukundo ruhoraho udakundanye n'Imana neza. si ikintu cyumvikana? iyo nkundanye n'Imana neza, umugabo wanjye nzamukunda. uzakunda umugore wawe igihe cyose ukundanye n'Imana neza. ariko nibizamo ikibazo mu mwuka wanjye, hakagira ikibazo, ubusabane bwanjye n'Imana bugapfa, icyaha kikinjira, n'urugo rwacu byanze bikunze ruzagira ikibazo. Niri kuri kano gace k'umwuka ndenze icyo navugaga cy'icyaha, Satani ahatera muri ubu buryo. ushobora gukizwa uri mukuru. rero nakijwe ndi mukuru, nakijwe namaze gushaka. navuga ngo twashakanye n'umugabo wanjye twembi turi abapagani banyabo. ese Imana ni inyamaboko kandi Imana igira uruhu. uru rugo kuba rukiriho ni imbaraga z'Imana. uzi gufata abantu babiri b'ibisenzegeri ukabahuriza mu rugo rumwe, ukavuga ngo nimukundane, ngo nimubane. twashobora kurakara ukwezi kugashira. ariko iminsi turaseka nanone tukageza mu gitondo. Yesu ni umunyamaboko mu buryo buteye ubwoba. hari igihe rero ukizwa ukuze, warabanje guca hirya no hino, mu mwuka wawe harangiritse. Bibiliya iravuga ngo mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorintho 6:16 ngo ntimuzi yuko kwifatanya na maraya aba baye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. uwifatanya na maraya aba baye umubiri umwe nawe. ushatse rero ukererewe, cyangwa se nushatse ukererewe gusa, ubaye umukristo wakazuyazi, uracyafite ahandi hantu wifatanya naho. iyo Bibiliya ivuze ngo aba baye umubiri umwe na maraya, bivuga iki? mu mwuka wacu, iyo umuntu yasambanye, iyo umugabo yasambanye n'umugore runaka, iyo umugore yaciye umugabo we inyuma agasambana n'ibunaka, arazana igice cya wa muntu basambanye, na wa muntu basambanye aratwara igice cye. n'abanyamwuka ndabizi murabyumva. haleluya. uwifatanya na maraya babaye umubiri umwe, kuko Bibiliya yatubwiye ngo, reka turebe, ngo kuko Imana yaravuze ngo bombi bazaba umubiri umwe. nta handi yabivugaga ni hariya. none ukagenda utwara agace ka kanaka byose ukazabizana muri rwa rushako. wenda wagira amahirwe ukaza mu rushako wakijijwe, pasiteri akakurambikaho ibiganza mu rusengero, ariko twa duce twose uzanye natwo, utwa kanaka, utwa Jacques na Jacqueline, utwa Yohana na Mariya, byose uzanye nabyo mu rushako. umugore nawe azanye ibindi bya kanaka. uhuje abantu babiri inyuma bambaye neza, bambaye ikanzu y'umweru na kositime y'umukara, ariko buri muntu azanye agace ka hehe na hehe, kandi ntakazanye gusa, hari utundi duce twagiye dusigara iyo ngiyo. iyo Bibiliya ivuga ngo ufatanya na maraya wabaye umubiri umwe na maraya, ni iki ngiki ivuga. umuntu uje muri urwo rushako, mu mwuka we harabanje kwangirika igihe kirekire, byanze bikunze, kugira ngo aryoherwe n'urushako. birasaba imbaraga z'Imana ko ari bwitange mu gusenga, ari bwemere ko yabohoka. Imana yacu ishimwe. haleluya. Imana yacu itugirire neza. iki
icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kigira imizi miremire n'ingaruka z'igihe kirekire. Nyiri aho ngaho muri icyo gice cy'umwuka, uretse kuba wazana agace k'abo bantu mu mwuka wawe, hari no kugira ibyago ugasambana n'umuntu ufite imyuka mibi, n'umukobwa ujya mu bapfumu wahawe imiti runaka, n'umugabo wagiye mu bapfumu wahawe imiti runaka. Ibyo bintu bizakuzirika, winjire mu rugo usenga ariko nturyoherwe. Nimugera mu gikorwa cy'abashakanye byange, umunezero wawe usange uri limite ntiwuzuye kubera ko utamenye kwitandukanya na bya bintu. Kuko umuntu ugiye gushaka agomba kujyana ibice byose uko ari bitatu. Umwuka ugomba kubaho, ubugingo bwe bwarakize ibikomere n'umubiri we uhari. Umuntu akarinda asaza atanezerewe umunezero wuzuye w'urushako, bishobora kutakubuza gukorera Imana no kubaka insengero, ariko umunezero wuzuye Imana yari yarakugeneye ntuzigere uwusogongera. Imyuka yacu igomba gukira ikabohoka. Imana yacu itugire neza. Iki cyaha cy'ubusambanyi kigira imizi miremire ikomeza ikagera no ku rubyaro rwacu. Tuvugana n'umuntu agize ibyago, yakijijwe yego, yaje yashyingiwe, ibya kera yabivuyemo, arasenze, aribohoye, aritandukanyije, byose birakunze, ariko abaye akazuyaza hagati aho ngaho. Iyo abaye akazuyaza no kuvuga ngo ibyo yari yarirukanye arongera akagenda bigarura gato. Reka mvuge gatoya ku mizi y'iki cyaha. Iyo twitegereje ubuzima bwa Dawidi, umwami Dawidi, mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 12 umurongo wa 10 kugeza kuri 12, Imana irimo iramubwira ngo nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugakira umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati, umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbaho umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaza ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisiraheli bose ku mugaragaro izuba riva. Numva bidateye agahinda. Uyu mwami yari umunyacyubahiro, uyu mwami yari yaratsinze abanzi be, uyu mwami yari umutunzi, uyu mwami yahimbye za zaburi nyinshi. Dawidi turamukunda, Imana yamuvuzeho ibintu byinshi. Iranavuga ngo afite umutima umeze nk'uwanjye, iravuga ngo isezerano namuhaye ntirizakuka n'ibindi byinshi. Ariko iki cyaha yinjiza mu rugo rwe, mwumve ingaruka zacyo uko zingana. Imana yamwe ngo wabikoreye mu rwihisho, wenda ntibyamenye n'abantu benshi, uretse ko byaje kujya ku mugaragaro, ariko wowe ingaruka zizaba mu muryango wawe zizaba nyinshi. Muribuka ko umwana we yaje gusambanya abagore be hejuru y'inzu, ni nk'uko wagira bariko hejuru y'urusengero abantu bose bareba. Muzi ko umuhungu we umwe yafashe mushiki we ku ngufu, muzi ko yicanye. N'icyaha kirimo umunezero w'akanya gato, wenda nibishaka umunezero w'isaha cyangwa abiri, sinzi ko kabiri byageraho. N'icyaha kirimo umunezero w'akanya gato, ariko gifite inkurikizi zigera indani mu mizi. Satani arabizi, niyo mpamvu abikoresha cyane cyane no mu bantu b'Imana, kugira ngo amareho umuntu amavuta, kugira ngo amugushe, azamutega imitego ibihumbi. Imana ishimwe ko izayidusimbutsa. Haleluya. Izi ni ingaruka zizanwa n'ibyaha umuntu yakoze. Hari iziza rero, hari izindi ngaruka zitera imyuka yacu tutaragizigizemo uruhare. Impamvu nifuje kuvuga ku bibazo bibuza urukundo ruhoraho, numva ari byo dukeneye kuvugaho. Urabizi ko wakunda umugore wawe, narabizi ko yakubaha nuko yagukunda, wenda turaza kugeraho akanya. Ariko hari ibibazo tuba twarahuye nabyo mu rugendo bituma umuntu ashobora kubishaka ariko ntabishobore. Ziriya ni ingaruka twikururiye, haje n'ingaruka ndako izezanywe n'icyaha cy'ubusambanyi, ariko hari izindi ngaruka zishobora gukora ku myuka yacu tutaragizigizemo uruhare. Bimeze biti, imiryango tuvukamo ni bake bagize amahirwe yo kuvuka mu miryango ikijijwe, ariko benshi ba generasiyo yanjye n'abandi banduta n'abandi tungana, benshi bavuka mu miryango idakijijwe. Yego harimo abagize amahirwe yo kuvuka mu miryango ikijijwe yubaha Imana neza, ariko bavutse mu miryango idakijijwe, niba idakijijwe gusa ikagerekaho no kuba yaraguza yaterekera, bafite uburyo batangaga urubyaro rwabo hakiri kare. Akana k'agakobwa k'agahinja bakagira ibyo bakamurikira, imandwa z'iwabo, ibindi biki ntazi, bakavuga ngo uyu nguyu yabaye umugore wacu iteka, aka gasore nako kabaye akagabo kacu. Ni agahinja, nta ruhare babigizemo, ntibazi iyo biva n'iyo bajya. Ba bana bagakura bakazahinduka abagore n'abagabo, mu busore bwabo no mu bukubi bwabo bakajya baterwa n'ibintu batazi. Ngabo n'injoro yasinzira akumva umusambanya, ibyo twita abagabo n'abagore b'ijoro. Murabizi ko ibyo bintu bibaho.
iyo umuntu atarahura na kese nk'iyo ngiyo hari igihe ugira ngo ni ibikabyo by'abarokore, ariko iyo wahuye na kese nk'izo ngizo umenya ko ibyo bintu bibaho. uwo mwana w'umukobwa n'umuhungu nta ruhare babigizemo, ariko baratanzwe hakiri kare. baravuga ngo agakobwa tugashingiye sekuruza runaka wapfuye ryari, tugashingira imandwa runaka, yaba aryamye amaze kuba inkumi cyangwa se atangiye kugira ubwenge akajya yumva abantu bamusambanya kandi badahari. isi y'umwuka ni mbi kandi irakora. ibyo bintu bihura nabyo ryari? usengeye umuntu wabonaga ari ibibazo bisanzwe by'urushako, cyangwa wabonaga ari ibibazo bisanzwe by'uko yananiwe gushaka, ariko wajya kumva ukumva amadayimoni amuvugiyemo, akaba aravuze ati ntabwo tumureka, uyu ni umugore wacu, umugore wanyu. ibyo bintu bishobora kuba uwo mwana w'umukobwa atarigeze anasambana kuko yatanzwe. kugira ngo urushako rumere neza, tugire urukundo rudasaza dushaka, nuko ibice byacu byose biba ari bizima kandi bibohotse. impamvu nashyizemo ako kantu nuko turi abakozi b'Imana, tuzahura n'ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Imana yacu tugiriye neza. Haleluya. ndashima Kristo ko muri we harimo imbaraga. ndashima Kristo ko iyo umuntu akijijwe neza ni ukuri ahinduka icyaremwe gishya, ibizakira bikaba bishize. Haleluya. iyi myuka ishobora kumurikirwa abana bakiri batoya, ishobora kurengaho ntibe ibasambanya gusa, bamwe igatuma bagumirwa ntibashake, abandi ikabakurikirana mu rushako rwabo, ikabatoza kutazigera n'umunsi wa rimwe banyurwa n'uwo bashakanye, kutanyurwa n'umugore we, kutanyurwa n'umugabo we. abandi iyo bizakomeye cyane ihinduka imyuka ifuha cyane ku buryo uwo bashakanye ashobora gukenyuka. nizere ko bitameze nka filime turimo kubyumva. Imana yacu dutabare. iki gice rero cy'umwuka wacu gikwiye gukira, kikagaruka mu busabane bwiza n'Imana, kikaboka kikaba kizima, kugira ngo we mu rugo uryohewe narwo, unejejwe no kurubamo. umuntu rero ajya aboka rwose akaba muzima iyo yashyize mu bushake bwinshi cyane, akaba umuntu witanze mu kuba mu Mana mu buryo bwa burundu. marezoma y'ako karyango, ikibabaje y'ako karyango atagafunze, kongera kuba posede no kubatwa biroroha, ariko iyo agafunze akaba umuntu witanze mu gusenga no kwegera Imana, agafunga umuryango, aba umuntu ubohotse burundu. bitakuriho utarahura nabyo wakumva ko bitabaho. Imana yacu tugirire neza. nari kuvuga ku gice cy'umwuka gishobora gutuma umuntu ataryoherwa mu rushako, yaba yarabigizemo uruhare kera cyangwa se atarabigizemo uruhare, ariko bikamwafekita, akabaho yihanganye, umunezero Imana yageneye abashakanye atawubonyeho. hari ikindi gice cyitwa ubugingo. mu bugingo murabizi niho haba amarangamutima, habamo ibintu byinshi, habamo ubushobozi bw'ubwonko, bwa bushobozi bwose ubwonko buzi gukora, habamo gutekereza, habamo character, habamo feelings cyangwa se ibyiyumviro, habamo cya kindi twita conscience cyangwa umutimanama, habamo memoire, kwibuka, habamo perception, habamo gutekereza, bya bintu byose. ariko icyo nifuza ko twagaruka ahangaha, murabizi ko ariho hakiri urukundo, gukundwa no gukundwakazwa. naho ngaho Imana yashikire neza. reka bari cyo dutindaho kuko aricyo kitureba. aha hantu naho hajya hagira ingorane zaho. biragoye ko natanga urukundo mu buryo bwuzuye ntarigeze nduhabwa mu butoya bwanjye kuva nkiri muto. iyo umuntu akuriye mu rugo rutarimo urukundo, rutarimo papa na mama bakundanye, agakura mu rugo rurimo amakimbirane, mu rugo rurimo umupapa ufite abagore batatu, mu rugo rurimo umumama wagiye abyara abana ku bagabo batandukanye, bizanze bikunze hari icyo bisiga bidukozeho. kugira ngo tubikire bisaba ko twitanga mu Mana cyane, kuko Imana irakiza pe. Yesu atanga imitima mishya, ariko n'umuntu wabanje kubimenya akavuga ngo nakuriye mu rugo rumeze gutya, ngomba gusanga Yesu akankiza. iyo tutabimenye tugenda tutabasha gutanga urukundo rwuzuye. si no kurutanga gusa, ntitubasha no kurwakira. wari wakunda umuntu ariko akomeza akagura ko utamukunda, agakomeza ntabyumve, ntabwo ari we. igihe cyo kuruhabwa kuva akiri mutoya akura, ntabwo yaruhawe, bigatuma atabasha kwakira urukundo, atabasha no kurutanga nk'uko rungana. ni ukuvuga ngo mu bugingo bwacu, muri aya marangamutima akunda agakundwa, nayo hajya hakomereka. iyo umuntu yababajwe agahemukirwa kenshi, atakaza icyizere ku bantu bose kugeza no kuba bashakanye. wowe
wamureba ukavuga uti umugabo wanjye ntabwo ari umwana mwiza, umugore wanjye ntabwo ari umwana mwiza, ariko ibizamubayeho gutenguha n'abantu, kugirirwa nabi n'abantu, bizaragiye bituma atakariza icyizere abantu bose. Si igitangaza kuzasanga umugore n'umugabo bafite ibyo bahishanya, ariko icyabibateye atari ingeso mbi badukanye, nuko bagiye batenguha n'abantu. Kubera guhemukirwa n'abantu bahita bafunga mu mutwe, baravuga ngo nta muntu n'umwe wo kwizerwa ubaho, nta muntu namarira mu buzima bwanjye, nta muntu nabwira ibyanjye. Ibyo bintu duhura nabyo umunsi ku wundi. Imana yacu dutabare. Haleluya. Amarangamutima yacu akire, tubashe kwakira no gutanga urukundo mu buryo bwuzuye. Icyazanye Yesu arimo no gukiza imitima yamenetse, yewe afite n'imbaraga zo gutanga imitima mishya. Iyo bibereyeho neza, ntuce mu mibabaro n'imirimo myinshi, ibintu ntabwo bizumva. Ariko iyo wabayeho ubabajwe, Yesu wenyine akaba ari kubera ubuhungiro, umutima wawe uzatandukana rwose n'umwana wakuze akunzwe. Bizatandukana. Uzaba umuntu wirwanaho mu Mana, ariko mu gice cy'amarangamutima hazaba harimo ibikomere. Umuntu wacu ameze gute? Nkuko uyu muntu w'inyuma agaragara, tuvuge ko n'umwuka twamwambika umubiri akaba umuntu uhagaze, n'ubugingo tukamwambika umubiri. Umuntu wagiye ababazwa, ahemukirwa, ni umuntu w'ubugingo twafata tukamwuzuzaho ibikomere. Ni nk'uko washushanya umuntu hano ukamushyiraho imyenge kuva ku maguru kugeza ku mutwe, yarakomeretse. Ni wa wundi uzibagirirwa ku isoko, abapapa Yesu ashimwe, ukibagirwa madamu wawe ku isoko gatoya, ugasanga yarize ibintu byacitse. Kibaza se gatoya mukerereje habaye iki? Oya, ikibaye bwa bugingo bwe burimo imyenge no kubabazwa kwinshi. Icyo ukoze wowe uratonetse, ukabona umwana abyihanganira undi ntabyihangana kubera ko batameze kimwe. Uko uyu muntu w'inyuma yakomereka akagira ibisebe, niko n'ubugingo yagira ibisebe, akagira ibikomere impande n'impande. Wakora akantu gatoya wabona gakoroheje, ukabona yakagize ikintu kinini. Reka ngaruke no ku bagabo gatoya. Umugabo akaba yarakuze mu rugo, mama wari ingare murayizi, umugore utavugirwamo. Abagore babaho kandi ntibadutse none, na kera babagaho. Abagore bategeka imiryango, ugasanga umugore yabaye shefu, birazwi. Umugabo muri urwo rugo ntabwo avuga. Umwana w'umuhungu akakurira muri urwo rugo, nyina ashobora no kumwigisha akamurwanaho, akagira gute, bagakura bakundanye na nyina kuko nyina wenda yabitayeho. Ariko hari ikintu bisiga mu muntu w'amo imbere. Umva ikintu bimusigamo kuzaba umugabo utavugirwamo na gatoya, kuko azi ko abagore bose ari ingari. Yabonye nyina atuma se atavuga, nawe mu murimo mu buryo nakwita inconscient, atarinze kubitekerezaho, yumva umugore wese ari gucecekesha, ejo batazamwigaranzura bakamugira nk'uko se yarabayeho. Mu bugingo bw'uwo muntu harakomeretse. Umugore yatinda nko kuzana icyayi ku meza, ibintu bisanzwe, dore ko twese dusigaye tunakora, tuvira rimwe ku kazi, hari n'igihe badutanga kugera mu rugo. Yatinda kuzana icyayi ku meza, yatinda kubona amasogisi, wa mugabo kuko mu bugingo bwe hakomeretse muri cya gice cy'icyubahiro, ukumenya ko umugabo yagira ijambo kuko hakomeretse kubera ibyo yabayemo. Watinda gukora icyo gikorwa akabibona nk'urwamusuzuguye ikintu kinini cyane, burya ntabwo aba ari we, nuko hari ahantu hatabaguritse. Ni byiza ko twiga naho muri ubu buryo, tukanabwizanya ukuri, tukavugana imikurire yacu n'ibyo twabayemo. Iyo twabivuganyeho, iyo ukoze ikintu ndavuga ndacyumva, iyo nkoze ikintu nawe ubasha kucyumva, kuko tuzi imikurire yacu n'ibyagiye bitukomeretsa n'ibyagiye bitubabaza. Imana yacu tugirire neza. Nta kintu kinyura umutima nko gukunda no gukundwa. Ntimurebe ko dukunda gukorera Imana, tuvuga ubutumwa bikaba byiza, wagira n'amahirwe abantu bagakizwa, ukavuga uti yo izi nizo ngororano zanjye. Twese n'abakozi b'Imana turaryoherwa iyo ubonye ubwirije umuntu akava mu byaha, ejo agahinduka, urataye urugo akarusubiramo, akava mu bukene, ubuzima bukagenda buhinduka, biratunezeza. Niwo munezero wacu hano ku isi, ndabihamya. Ariko ibyo byose nta kintu kiruta gukundwa no kugira urwo rukundo, nta kintu kibiruta. Turi mu mwuka turabizanye kuri, nta kintu kibiruta. Iyo mpamvu Satani arabizi, we arabitera kugira ngo ubeho udakunzwe, uri mu murimo uravunika, ariko urabizi ko nta n'umuntu uri bukuruhure ikiruhuko kigera ku mutima. Urategereza nyine cya Yesu, kandi Yesu azi aho ashakiye, murabizi. Igihe tumubwira tugategereza ko avuga ntavuge. Niyo yavuga kandi
ntabwo yasimbura umugore wawe, ntiyasimbura umugabo wawe. Imana yo yari ibizi impamvu yaguhaye uwo muntu bugufi bwawe. Nta kintu rero kinyura umutima nko gukunda no gukundwa. Byose byicaye handi mu bugingo twavugaga, hahandi hari amarangamutima. Urukundo ni imbaraga nk'uko nigeze kubivuga. Urukundo ruzatuma umuntu akora ibintu atabasha. Umuntu ashobora kubwira ati mbese urugero, we nashakanye n'umugabo wanjye tugashakana ntarize amashuri, akambwira ati madamu ihangane ujye kwiga. Ntabwo nabihera dore ndanakuze ubuzima nazabivamo. Akambwira ati wowe gerageza. Uzi ko urukundo rutuma wiga ugahera kuri I na A ukajya muri primaire ukajya muri secondaire ukajya muri university ukayirangiza kubera umuntu ugushyigikiye. No muri iyi mirimo dukora w'Imana nuko bimera. Iyo urukundo ruhora umuntu agushyigikiye uratumbagira mu birere. Nubwo itorero ryose ryakuvuma ariko mubana mu rugo akagushyigikira, ukora ibitangaza. Imana yacu itugirire neza. Urukundo kandi bivura bya bikomere bindi byose twavuze bya kera. Niyo bihari ariko agira amahirwe ugakunda bya bikomere birakira. Mu Itangiriro 24:67 ni umurongo nkunda wa Isaka n'umugore we Rebeka. Itangiriro 24:67 haravuga ngo Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Umubabaro wa nyina umazwe n'iki? No gukunda no gukundwakaza. Abanyamwuka, haleluya. Dushobora kuvuga ngo Yesu azatumara agahinda, azatumara imibabaro, ariko dufite ibice bitatu tutagomba kwirengagiza. Umubiri urahari, ubugingo burahari, umwuka urahari. Kandi kimwe ntabwo gisimbura ikindi. Yego umwuka urategeka, iyo usabane na Data mumeze neza ashobora kuguhandura ku gahinda kose n'imibabaro yose ukabaho. Ariko umugore ukunzwe ntazacya mu maso nk'umugore udakunzwe. Nubwo wagira uti ashobora kuba afite amavuta, inkuba zikubita, ariko ntibizamera kimwe. Umugabo wubashywe, uzi ko ashyigikiwe mu rugo rwe, uzi ko akunzwe n'umugore bashakanye, ntabwo mu maso hazacya kimwe n'utabifite. Nubwo yabararana n'Imana ku musozi akabonana n'Imana imbona nkubone nka Mose. Imana yatumanye ibi bice, irabizi ko buri gice gikeneye ikigaburira gitandukanye n'ikindi. Isaka rero yashize agahinda, yatewe na nyina mama, mwibuke ko rero mubyari wenyine akamubyara w'umukecuru, bagomba kuba bari bakundanye urukundo. Ngo ariko ashira akagahinda kubwo gukundwa akazi umugore we. Abagabo ni mudukundwa akazi, namwe muzabyungukiramo. Abagore nabo bemera, ariko abo bantu bakundwa bemera gukundwa akazi. Ari umugore nawe ku bandi bamba ugahengekera hanga akakunanira, wahengekera hanga nabwo akakunanira. Abamama namwe nimworohe, babona aho baduhera badukundwa akazi. Siko bimeze. Haleluya. Esteri yakundwakajwe n'umugabo we. Muri Esteri 17 haramira ngo umwami abonye Esteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Umva icyo abagore dushaka nta kindi nuko muturutisha abagore bose, uko nyine uyu mwami yabigenje. Ngo umwami abonye Esteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Nta bundi bwami dufite, ariko dufite ubwami mu rugo iwacu. Nuvuga ngo kuko umutware wanjye mwiza nyine nampindura umwamikazi we, ariko we yarabikoze ni ukuri, ntako atagize. Urabona ntari umwamikazi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ababyeyi nabo, abakobwa ba Abrahamu turi hano, abakobwa ba Kristo, natwe abagabo bacu turafata nk'abami. Ikindi kintu akaba nyibwira aba Kristo ariko twese turabashumba, ariko reka tukivuge. Inshuro nyinshi abadamu cyane cyane y'abakiri batoya mu gakiza bubaha abapasiteri babo kuruta uko bubaha abagabo babo. Bashumba nimukajya mwemera biriya bintu, ntimukabyemere. Uri umushumba we, ariko umwami we ni umugabo yasize mu rugo. Nashaka bari umusinzi, nashaka bari umupagani, niwe mwami we. Ntimukemere ko abagore b'abapfapfa babaha icyubahiro kiruta icyo abagabo babo. Azi kubaha umushumba ariko ntazi kubaha umugabo. Ntawe nyumvire. Nibaduhindura abamikazi, ariko natwe tubahindura abami, tubaha icyubahiro Imana yabahaye.
kugira ngo bikunde bigende neza. Navuze ngo nta kintu cyiza nko gukunda no gukundwa, kandi abantu babyemerewe ku isi, babyemerewe batifashe batitangiriye ni abashakanye, ni twebwe. Ziriya zindi nkundo zindi zose baririmba hanze mu bujura mu binyoma, aho zemewe zigaragara ziturutse impande zose ni mu bashakanye. Ariko ikibabaje abashakanye nibo batabigerageza. Noneho imirimo yatubana myinshi rukagenda tukaruzimya burundu, tugasigara tubana mu nzu nk'abakorege, abantu bakorana mu kazi, tukavugana imishinga na raporo y'akazi n'amafaranga ko yakoreshejwe bikagarukira aho ngaho. Abana bize ni byiza, minerval yabonetse ni byiza, tugasigara tuganira nk'abantu bakorana. Ubundi abantu bakorana nibo baganira iby'akazi n'amafaranga ya kampani uko byagenze. Mu rugo bikwiye kurenga aho ngaho. Yego hari umwanya wo guteranya, dore ko n'indi muntu abateranya bitanateranyika, ariko hari umwanya wo gukundana kandi bikagaragara. Mu ndirimbo za Salomo 11 haramubwira ngo ndiwe umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Reka aka kantu gatsindagire kuko turi n'Abanyarwanda. Imana ishimwe ko yemeye ko turi Abanyarwanda, buriya ntabwo yibeshye, nibishaka twari kuvuga turi ahandi. Ndiwe umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Niba byanditse muri Bibiliya turasabwa kubikora, ntabwo arubitse mu mutima. Ayo papa haleluya aragira gute? Ararungaragariza. Turabizi ko mudukunda, ariko niba Bibiliya bivuze ngo tugaragarize, ubwo nyine tugomba kubibona. Itubimubwira ko umukunda, abazanye nabo mubwire ngo ndagukunda, bigiye kujya bigaragara bitindagire bigere kure. Ari igihe abantu bagira ngo bivana umuntu mu mwuka, ariko ntabwo bimuvanamo, ahubwo bimushyiramo neza. Uyu mugabo w'Isaka wakundwakaje umugore we byaranagaraga. Mu Itangiriro 26 mu wa 8 kugeza ku wa 9, murabizi ko Abimeleki yatwaye umugore w'abandi. Umurongo wa 8 Itangiriro 26 ngo amaze igihe kirekire Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagara Isaka aramubwira ati biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati nuko nibwiraga nti we kunyica bamumpora. Uwo mukino bakinaga utuma Abimeleki mu idirishya amenya ko ari umugore we, murumva wari woroshye? Rwari urukundo rugira gute? Rugaragara. Bisobanutse. Bizari bibi? Ntabwo byari bibi, byari byiza. Kuba turi Abanyarwanda, kuba turi abanyamwuka, kuba turi abakozi b'Imana, ntabwo bivuga ngo urukundo turuhishe. Ese turuhishira iki? Ko navuze ngo nitwebwe tubyemerewe twenyine. Uzumva abantu bava ngo nubona abantu babiri bagenda na modoka ngo baseka, muzamenye ko atari umugore we, birakatsindwa n'Uwiteka. Iyo bagenda bafite umunkanyari nibwo zaba ari umugore we, ibyo bintu tubyemerera biragatsindwa n'Uwiteka. Isaka akina n'umugore we, cyangwa ibyo bakinaga niba yaramukirigitaga, niba yaramushimaga mu mutwe. Ariko ni Abimeleki yitegereje avuga ati wa muntu yarambeshye tu, ntabwo ari mushiki we. Biragaragara ko batari bahagaranye, kuko umuhagaze gutya umuntu yaba ari mushiki wawe, ariko bafite uko bakinaga byatumye Abimeleki abireba akavuga ati ni umugore we tu. Ndiwe umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Iyo rugaragaye rero dore tujya mu kindi gice cyitwa umubiri, nuvuga ngo rwagaragaye turarubona, kuko mu mubiri harafatika. Turimo turayobana, ndimo ndababona, murimo murambona. Ni ukuvuga ngo urukundo narumugaragarije bizajya no mu mubiri bigaragare. Mu mwuka wanjye niba hazima, mu marangamutima yanjye hakaba hazima, mu mubiri tuzaryoherwa, byanze bikunze tuzaryoherwa, tuzagubwa neza. Yewe zimwe muzi ko bikiza n'indwara nyinshi, bikarinda na za stress, bikarinda gusaza imburagihe. Dore ko nk'abashumba tuba dufite n'imirimo myinshi, abantu benshi baza bakumenamo agahinda kabo. Ese mwari muzi ko biriya batumenamo bigira icyo bidutwara, bigira icyo bidukoraho? Uhereye mu gitondo ugeza nijoro wumva abantu barwanye gusa, umugore wakubise umugabo, umugabo waroze umugore, ababyeyi banze abana, abafiyanse bahemukiranye. Duhera mu gitondo tukageza nimugoroba twumva ibintu bibi gusa. Mwari muzi ko hari icyo bidukoraho? Hari icyo bidukoraho.
aho gukirira ni hahandi. Niyo mpamvu ukwiriye kuharwanaho, ukagenda ugakundwakazwa, ugakunda, hanyuma ugakira ya mirimo yose yamenemo. Satani arabizi, niyo mpamvu abirwanya. Mu mwuka wanjye rero haba hazima, amarangamutima akabazima, mu mubiri byanze bikunze nzaryoherwa. Ni ukuvuga ngo ndi uwe nawe ni uwanjye, uri umugabo wawe nawe ni uwawe, uri committed to him cyangwa to her bari kubavuga. Ni ukuvuga ngo umuntu ndi committed kuri we mu isi y'ababaho ni umugabo wanjye wenyine, ni umugabo wawe, ni umugore wawe wenyine. Barya abakristo bababwira ubutumwa bwiza, nibagukundira bakizwe bazajya mu ijuru. Harimo n'abananira na shenge, abakunanira nta kuzaba utarageze. Ariko umuntu uri committed kuri we, umuntu sibo committed twavuga ngo iki keza mu kinyarwanda, umuntu wiyeguriye, nta wundi n'ubwo mwicaranye. Oh haleluya! Niwe neguriye ubuzima bwanjye, atanyemereye ko mpagarara ahangaha. Nimba umugore mwiza sinzahagarara. Ibiterane byahatari nshobora kuba napangiwe, ashobora kumbwira ati ndabona atari byo by'ingenzi, reka tugire gutya. Ngahita mubwira ni kubw'impamvu ntarinde kubabwira sinkibonetse. Cyane cyane noneho umugabo Imana yabashyizeho ngo babe abatware bacu. Gusa iyo twakoze bya bindi dukora, nabo ntabwo batubuza kuba icyo Imana yatugeneye kuba cyo. Imana yacu tugire neza. Mwibuke ko bya bice byose bikenewe kugira ngo tugire urukundo rudasaza. Hari abagore n'abagabo bababajwe, bahemukiwe kubwo ubukristo. Munyumve neza, kubwo ubukristo agasigara aha umugabo we umubiri we gusa, agaha umugore we umubiri we gusa. Yarababajwe, yarahemukiwe, arabihiwe. Iyo mugiye mu gikorwa cy'abashakanye azaguha umubiri gusa. Niba muganira ku bana, niba muganira ku bindi bintu, azaba hari physically gusa, ariko amarangamutima, ubugingo, umwuka ntabwo bihari. Yarahemukiwe, yarababajwe wenda, cyangwa se izindi mpamvu zitandukanye nawe zishobora kumuturukaho. Ntabwo rero kugira ngo urukundo rudasaza ruboneke, umuntu aba akeneye kuguha umubiri gusa. Agukeneye wese wuzuye, ubwo bizakunda. Kuguha umubiri ntabwo amarangamutima, ntabwo bikunda. Muzumva rimwe na rimwe nko muri counseling, umugabo avuga ngo uyu mugore nta kintu kimwe ntamuhaye, uyu mugore namubakiye inzu, uyu mugore namuguriye imodoka, uyu mugore ntajya yambara nabi, uyu mugore muriye amafaranga kuri konti ye, uyu mugore nta kintu yamburanye. Umugore akavuga ati ibyo byose ntabyo ushaka, umugabo wanjye naramubuze. Yamuhaye ibifatika, amuha fizike, ariko aramubura mu marangamutima. Kandi byatuzanye ntagura mu modoka n'amazu, namwe murabyumva, twaje gukundwa. None niyo habayeho gutokorwa k'urukundo nk'uko nigeze kubivuga, gukeyaringa, kwitanaho byimbitse, bigenda bishira, mukagendana mu kinyabupfura. Dore ko n'abanyarwanda twebwe twaranabiminuje, duhora turi amahoro, duhora tuvuga ngo ni byiza, duhora tumeze neza. Mukagendana, mukajya mu bukwe, twambara neza ngo twambaye uyu munsi, mugakorana umurimo w'Imana muri kumwe, ariko mu bugingo hadahari umwuka shwi. Nta kwitanaho kwimbitse, turagendana kuko turi abanyarwanda, kuko dufite inyabupfura. Yewe reka ngerekaho n'iki, kuko nta kundi twabigenza. Ese bazagira ngo iki? Hakaba n'abandi bavuga ngo njyewe ndamwambira abana. Burya ntibahamagariwe kunambira abana. Abana babarera ukunzwe kandi ukunze. Gusa nyine nk'umukristo urunamba nyine iyo byanze. Mana yacu tugire neza. Mu rwandiko rw'abikorera rwa mbere, igice cya 7, umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5, turahazi twese nibaza. Haravuga ngo umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane
keretse hari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Nkunda Bibiliya cyane ko yinjiye muri details z'ubuzima bwacu, nta kintu na kimwe yigeze isiga inyuma. Hano hantu havuze ngo umugabo n'umugore we ibimukwiriye, narinjira mu byo bavuga hepfo. Ibimukwiriye reka twe kubigira sexe gusa cyangwa imibonano, ibimukwiriye byose ibyo gukeneyeho. Umugabo ahe umugore we ibyo amukeneyeho kandi ashoboye gukora, n'umugore nawe bigenza atyo, amuhe byose ibyo amukeneyeho kandi ashobora gukora. Haleluya. Iyo bigenze gutya byanze bikunze urukundo ruzagenda rwiyongera umunsi ku wundi. Ariko iyo ngize bimwe muha nkagira ibindi mwima nuko abatarambereye ntaramugize inkoramutima, ntabwo aba yarambereye inkoramutima. Iyo yambereye inkoramutima muha byose nk'utangiriye. Nuhura n'umudamu ngira ngo akenshi biba ku bagore akubwira ati umugabo wanjye ntajya nyambika, ntajya ampa amafaranga kandi arayafite. Ashobora kuba yafite cyangwa se atayafite, ariko batabiganiriyeho, byose birashoboka. Wenda bageze igihe cyo kwishyura minervare cyangwa cyo kugura ikibanza, umugore we arashaka kwambara neza no kubengerana, cyangwa se hari yabonye abandi bagore baguze imyenda runaka arumva yacikanywe. Ibyo byose bikemukira mu kiganiro. Ariko ikindi ngiki nshaka kuvuga ahangaha, umugabo naho umugore we mukwiriye n'umugore aho umugabo we ibimukwiriye, byose byuzuza bya bice uko ari bitatu. Nira ahangaha niba wagiranye ubusabane bukeya busiga umugabo wawe arakaye, nuko abagabo bari hano nyine ari abashumba, ariko reka tuvuge n'abatarabashumba cyangwa se n'abashumba byashoboka. Wasize umugabo warakaye kubw'ikintu wakoze mutacyumvikanyeho, kubw'ikintu kitari cyo we yumvaga atari cyo. Wa mugore we igice wababaje si icy'umwuka gusa, kiri aho ngaho mu marangamutima ye no mu byiyumviro ye. Hari ubwo umuntu ashukwa abarokore ukavuga ngo umugabo wanjye ararakaye amaze iminsi 3 tutavugana, ngiye kumukorera amasengesho iminsi 3, ngiye kumugira ku karago. Kandi igikenewe si ukumugira ku karago, ni uko ugenda mukongera mukabivuganaho, ukagenda ukamubwira ngo mbabarira mugabo wanjye nakoze bya bindi. Akenshi abarokore dukunda kubikemura byose mu gice cy'umwuka, si bibi, ariko niba hari igice nasize nangije ntitayeho, ntago mu mwuka nabwo biri bukundi. Niba byari bisabwa kumusaba imbabazi, ntago akarago k'iminsi 3 kari bumusabira imbabazi, ni njyewe uri bugende nkamusaba imbabazi. Abamama haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umugabo w'umugore we mukwiriye kandi umugore abigenze atyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Iki kintu mu muco wa Kinyarwanda umva nanjye nyine nkise ikintu kubera kukiburira izina. Mu muco wa Kinyarwanda akenshi n'ikiganirwaho. Iyo umugore tugira uko tubyita, turavuga ngo umugore ngo niwe munyamwuka, urundi rugo tukavuga ngo umugabo waho niwe munyamwuka. Murabizi ibyo bintu, murabizi. Uwitwa umunyamwuka ashobora kujya gutya agapanga amasengesho y'iminsi 7. Mu nsengero nyinshi, noti nyinshi, ariko hamwe na hamwe ngenda bijya bibaho ko abapasiteri barara ku rusengero, apana muri veyo nk'uko nguko, muri biro ye akaba yafashe iminsi yo gusenga, akahagira akaryama nyine hasi kuko ari masenga, akagira iminsi, akajya ajya mu rugo ajya gukaraba mu gitondo, kandi nabwo aba yihuta kuko abakristo bamutegereje, wenda agiye kuyobora igicaniro cya kumanywa n'ibindi. Reka tuvuge ko rero witwa umunyamwuka muri urwo rugo. Yesu ashimwe. Ari mu masengesho y'iminsi 40 yiyemeje kuzayamara ku rusengero. Reka mubwire ko uwo mugore wawe umurenganyije. Ubigize ute? Umurenganyije. Nibyo rwose. Simakana ko muri mu masengesho, ariko iminsi 40 muri bazima ntacyo murwaye. Mutarasaza cyane, niyo twasaza kandi Imana igitwongeramo agatege nka kongeye muri Abrahamu na Sara. Iminsi 40 uyimaze witaye ku bandi bantu bo mu rusengero, utaha mu gitondo ugiye gukaraba, ukagaruka mu materaniro ya kumanywa, ugakomeza nijoro, iminsi 40 irashira.
Bibiliya iravuga ngo uyu mubiri wawe wa mugore we ntabwo ari wowe utwarwa n'umugabo, uwo mubiri wawe wa mugabo we umugore we nyir'urugo utwarwa n'umugore wawe, kuko turi abanyarwandakazi kandi tutabyihaye. uwo mugore wawe ntazigera kubura ko ikibazo. Abagore bagira batinyukara kareka avuga ati ni ishyano none riguye, azakuba mu gikristo aceceke avuga ati kuba munyamwuka no kubigenda nama natwe hano nabanye hafi ya twese dukuze ariko harimo abatoya. Tekereza none umugore ukiri mutoya asanze pasiteri mu mavuta menshi arahanura aravuga ubutumwa bwiza, afite ishyaka ryo kubwiriza Rwanda yose igakira arasenga mama nijoro n'umugeni mu nzu maze umwaka umwe aramumarana iminsi 40 n'imiki, harimo n'abakora 75, harimo n'abakora 100. Senga utunganye icyo cy'umwuka ko turabikeneye, ariko wibuke ko wambaye umubiri n'umugore wawe yambaye umubiri. Simbishyigikira ko umugore wawe yazaca ku ruhande agasambana, ariko niba umugore wawe atarakizwa neza uzabimuhaye impamvu ifatika yo kugenda. Abagabo turacyakundana, Mana ishimwe ko ndi kumwe n'uwanjye, haleluya. Gira ngo iyo tutazana senda gutinyuka kuvuga ibi. Nimukimane keretse ahari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ese Bibiliya yari yayobye yandika ibi bintu? Ese umwuka w'Imana wari wavuye mu mwuka wandika ibi bintu ubishyiramo? Imana yaturemye dufite ibyo bice byose bikeneye kugira ibibigaburira. Umwanya wo kugaburira umwuka urahari, wo kugaburira ubugingo urahari, wo guha umubiri ibyo ukwiriye urahari. Imana yacu tugirire neza, haleluya. Abaheburayo 13:4 turahazi naho haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Niba Bibiliya yaratinyutse kavuga kurongorana, ubundi biteye n'isoni kubivuga mu Kinyarwanda, ariko niba Bibiliya yaratinyutse kabishyiramo nuko yarezi neza ko uri umubiri ufite ubugingo mo imbere, ufite n'umwuka mo imbere. Ibi ngibi ni imigisha twahawe tukiri hano ku isi, nitugera mu ijuru nta bwana na madamu bariyo, tuzaba turi bene data twese. Ariko uyu munsi uwo mwene se aragukeneye, uwo mugore Imana yaguhaye aragukeneye, uwo mugabo Imana yaguhaye aragukeneye. Nitube mu mwuka ariko twe kwibagirwa guha igice cy'umubiri ibigikwiriye. Mwanya mva abakozi b'Imana, Mwami Yesu abaha umugisha. Wikwima uwo mwashakanye kandi wimwiha igice ni iki? Ni cyagihe umuntu abikora nk'inshingano, ariko nyambere ngibyo birareba abadamu cyane, abamama, haleluya. Yesu ashimwe, haleluya. None uko dukura mu myaka rero tumaze no kwigirira abana, wigira mu bana ukibera iyo kugira ngo muze yazahindukize, bigasaba kuzana padano za modoka ziterura izindi. Niba ugize umugisha ukaba utarapfakaye ukaba ufite umugabo, ni umugisha we kumwiha igice kandi umutegurire ibyiza. Aha agatabo nifuza kubarakomanda muri bakuru ndabizi, hari agatabo Rutayisire Antoine yanditse kavuga kubaka urugo rwiza, ubundi kagenewe abantu bagiye gushakana, ariko naragasomye nsanga icyambere yabivuze mu Kinyarwanda ni byiza, ubundi akenshi tubisoma mu ndimi z'amahanga, ikindi tukajya tubisoma rimwe na rimwe byanditswe n'abantu ageze nko ku rushako rwa 4, umuntu ugeze kuri mariage ya 4 akaba arimo kwigisha uburyo wakubaka neza. Muri ako gatabo ka Rutayisire Antoine na gatabo gatoya kagura 2,000 kaba hariya ku Giporoso aho basengera, kanditseho ngo kubaka urugo rwiza. Yinjiye muri detaye z'ibintu bigize umuryango, ariko noneho ikintu cyanejeje muri ako gatabo avuga ku gutegura imibonano kw'abashakanye, akavuga kuva ku ntangiriro. Murabizi abagore ukuntu dukoze, ushobora kumurakaza mu gitondo saa 1 akageza saa 4 z'ijoro kibyibuka. Nimubaze abagore banyu isuko bameze, wahindukizaho gato kugira ngo muganire agahita kwibutsa ko wamusize mu gitondo. Wowe wigiye ku kazi w'abandi ntukinabyibuka n'ibigihari, ariko nyine dukoze mu buryo butandukanye kandi Imana ishimwe ko yadukoze mu buryo butandukanye. Ako gatabo rero yashyizemo ingingo zivuga icyo gikorwa cy'abashakanye,
kuva ku gutegura kuzageza ku kurangiza neza. Ikintu cyanejeje ni iki? Ni ukubona bivugwa n'umugabo w'umunyarwanda. Ubundi murabizi tubizanye kuri izo ni sije zitavugwaho. Mwebwe wanyu muzivugaho. Haleluya. Abamaze kubyitoza nibo bagerageza kubivugaho, ariko nabyo tubivuga bitugoye. Iyo bitagenze neza umwana aryama akareba hariya n'undi akaryama akareba, kereka abantu bakiri batoya nibo barimo kubigerageza, ariko abakuze ntibivugwaho. Iyo bivuzweho bisobanurwa mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo niba mubiganiriyeho mbese muciye inka amabere cyangwa iwanyu biravugwa ni ibishitani ni ibishitani ntibipfa kuvugwaho, ariko kugira ngo bigende neza nuko bivugwaho. Rero nk'abantu bagira inama bagiye gushaka, abantu twifuza kugira urukundo rudasaza, ako gatabo tugasomeka kadufasha. Nta bintu bishyashya birimo, ariko utangazwa n'uburyo umuntu w'umunyarwanda yabyanditse mu Kinyarwanda bikaba biravire bashobora kubiganira, agahera ku gutegura kuzageza ku gikorwa kuzageza kugisoza, kandi abantu bombi baguwe neza. Reka nibwire n'abagabo iki kintu, mwihangane nyine nimwe mbibwira. Uko umuco wacu uteye, ariko ntekereza ko atari twe twenyine ari imico wenda y'Abanyafurika benshi cyangwa se bose, abagore basa n'abatigenga kuri icyo gikorwa. Ni ukuvuga ngo kereka abagore bake binjiye mu Mana neza, bamaze kugenda bihugura, niyo bashobora gutinyuka kubwira abagabo babo ko bakumbuye. Gukumbura apana kuko wagiye urugendo rwa kure, kugukumbura mu gitanda baracyari bake babivuga, ndibaza. Okay, ntabwo nyine kuko bitavugwa n'ubundi ntimuri musubize, ariko birasa nkaho umugore atemerewe kubwira umugabo we ko ibyo bikorwa yaba bikumbuye, ko babiganiraho bakareba ibibabereye, bakareba ibibakundiye, bakareba bituma banezerwa. Ariko mu muco w'ubumana urenze uwa Kinyarwanda, urenze uwa Kinyafurika, urenze uw'abazungu, iyi sije igomba kuganirwaho muri babiri mwenyine, nta wundi muntu ubyinjiyemo. Mu muco w'ubumana ugomba kuganirwaho, kuko ni igikorwa cy'ingenzi kiri mu bindi byinshi bigize umunezero w'abashakanye. Simvuga ko aricyo cyonyine, impamvu atari cyo cyonyine ni uko ibindi byapfuye nacyo kirapfa. Ni ukuvuga ngo si cyo cyonyine, gishamikanye n'ibindi byinshi, ariko ni igikorwa cy'ingenzi. Ikindi nicyo gikorwa cy'umwihariko ufatanyije n'uwo muntu mwenyine. Basaza bawe uzabakunda, mama wawe uzamwubakira inzu, bashiki bawe uzabashyingira, uzabashyira mu mashuri, ariko igikorwa cy'umwihariko uri wowe mwashakanye nicyo ngicyo. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Nk'abakristo dukeneye kugirana n'Imana kuri, nk'abakozi Imana dukeneye kugirana n'Imana kuri, idutange ibyiza. Uha umugabo wawe ibyiza, umugabo wawe guha ibyiza. Tubivugane nubwo turi Abanyarwanda, tubiganireho, tugire mu maso hakeye, tubeho tuguwe neza. Aho umugenzi wawe ajya gukorera kure, ugahora wibaza ngo azagaruka ryari, ese azaza ryari. Aho abantu batihugisha, kwihugisha murabyumva, kwihuza kandi udahuze, ukihuza ukigira nk'umuntu yahuze. Dore noneho ko twebwe dufite n'ibiduhuza, tukahugira mu mirimo y'Imana, tukahugira mu kwita ku bantu, ariko twebwe ubwacu tutitanyeho. Imana mu ijuru biturinde. Umwami Yesu abahe umugisha, Umwami Yesu abagirire neza, Umwami Yesu abahe ingo ziryoshye n'urukundo rudasaza. Haleluya. Biracyashoboka kandi byakunda, twese tubigizemo uruhare. Amavuta y'Imana azagutembaho ku rwego rurenze urwo wigeze kubona. Umusaza n'umukecuru bizaduhunga, tugira itoto rihoraho, ridukunda, tukemera no gukundwa, tugakundwakaza, tukubaha. Ese nibyo bivuge. Urukundo rugaragazwa mu buryo butandukanye, uko abagabo barwakira akenshi bitandukana n'uko abagore barwakira. Ariko umuntu wifuza kugira urukundo rudasaza afata umwanya wo kwiga, akavuga ati umugore wanjye akunda iki, umugabo wanjye akunda iki, ashimishwa n'iki, ngiye kumugira umwamikazi, nanjye ngiye kumugira umwami, agiye kumbera uwa mbere. Yego hari Imana ariko iri mu ijuru, kandi niwe kwemereye kugira ngo ushake, ukunde, ukundwe. Umwami Yesu abahe umugisha, bagire neza. Ndibaza ko turi bugira umwanya wo gusenga hanyuma. Murakoze.